ku isi yitaruye. Ibirezi by'amabara meza y'ubururu n'icyatsi bireremba hejuru y'amazi azira inkombe. Nimvuga paradizo utekereza ahantu hameze nk'aho. Ni ahantu hagumanye umwimerere waho. Ibinyabuzima byaho ntawigeze abihungabanya mu gihe cy'imyaka amamiliyoni. Ndavuga ku birwa n'uturwa binyanyagiye hirya no hino mu nyanja z'isi. Hameze nka laboratwari karemano, aho ubuzima bwakomeje gusagamba nta kibukoma, ku buryo hagize imiterere n'imibereho yihariye utapfa gusanga ahandi ku isi. Ariko ku rundi ruhande, ahantu nk'aho haba hashobora kwangirika mu buryo bworoshye. Nongeye kuguha ikaze kuri Inyamaswa TV. Uyu munsi ndakugezaho inkuru y'ukuntu imibereho y'ibinyabuzima byo kubirwa yahuye n'icyago gikomeye biturutse ku nyamaswa zabyigaruriye, atari ukubera imbaraga cyangwa ubushake bwazo, ahubwo nanone kubera ikosa rikomeye ryakozwe n'ikiremwamuntu. Ntutekereze ko ari igisimba cy'icyaduka cyacuburutse mu nyanja cyangwa se mikorobe yahanutse mu kirere, ahubwo ni itungo ryo mu rugo rikishije make, ni ukuvuga ihene. Nibyo, ihene iyi tubona iri ku kiziriko iri guhebeba, ubundi ikarishiriza ku buso butarenze uburebure bw'umugozi wayo, iyo yari igiye kwisanga mu ntambara iremereye n'abantu barwana no kuyikura mu duce twose bari barayikwirakwijemo ku giti cyabo. Iyi yari igiye guhindura ubutayu ibirwa byahoze bitohagiye mu gihe cy'imyaka ibihumbagiza, ikabikora mu binyacumi bike by'imyaka. Iyi ni inkuru y'ukuntu ihene zahinduye isi, nyuma yaho nazo bakazihindukirana. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Kugira ngo twumve icyabaye, dukeneye kubanza kumenya uko byari byifashe mbere yaho. Byatangiye ahagana mu kinyejana cya 15 n'icya 16, mu gihe bamwe mu banyaburayi barimo bakora ingendo ndende mu mato batanguranwa kuvumbura utundi duce tw'isi bo bavugaga ko aribo bantu ba mbere badukandagiyemo. Age of Exploration. Mu gihe babaga bogoga inyanja bari ku ntera batateganyije mbere y'igihe, batazi igihe urugendo ruzamara, bagana mu gace bataziho ikintu na kimwe, hari aho bageraga impambi ikabashirana, kubona icyo kurya bikaba ihurizo. Ubwo rero batangiye gutekereza ukuntu babona ahantu bajya bakura ibyo kurya bifite intungamubiri, kandi bakaba bizeye ko ari nk'isoko idakama, uburyo bwari gutuma ibyo kurya byiyongera ubwabyo, ku buryo bahageraga bagafataho ibyo bakeneye bakihaza, ubundi bagakomeza urugendo. Bari bakeneye inyamaswa ifite amagara mazima, yororoka vuba kandi itagorana mu bijyanye no kwishakira ibyo kurya. Ni iyihe bari gutoranya? Mu bakandida bose batekerejwe, ihene yo mu rugo niyo yahize izindi zose iza imbere mu majwi. Mu by'ukuri nta yindi nabi bari bagamije. Intego yabo yari iyo kugira ngo babone ibyo bakeneye bibafasha kurushaho koroherwa n'ingendo ndende zo mu nyanja. Bahise batangira kujya bajyana inyagazi nkeya zihaka hamwe n'amasekurume, bagera ku birwa bagashumura, ubundi bakigendera. Bazinyanyagije ku magana menshi y'ibirwa byitaruye. Kuva ku birwa bya Galapagos mu nyanja ya Pasifika kugera ku itsinda ry'ibirwa bya Joana Fernandez biherereye mu burengerazuba bwa Chile, kuva kuri Caraïbe kugeza muri New Zealand. Barazasigaga, ubundi nazo zigakora akazi ko kwidagadura, kororoka no kwikuba kenshi mu mibare. Nawe urabizi nyine ihene y'ikisiriko. Zongeraga kugira ikibazo iyo habaga hanyuzeho ubundi bwato, nabwo butahatindaga igihe kirekire cyangwa rwose ntibunagaruke. Abantu bumvaga ko bavugusa umuti w'akataraboneka w'ikibazo cy'inzara cyari cyarababereye ingorabahizi. Nyamara mu bushishozi bwabo buke ntibamenye ko ihene zari zigiye kuzababera ihene mu myaka yari kuzakurikiraho. Mbere yo gukomeza, nagira ngo nkubwire ko ihene atari zo nyamaswa zonyine zazanye zivuye ahandi, kuko hari n'aho bajyanye inka, ingurube, indogobe n'izindi. Iri ni ikosa ryatewe n'icyo abahanga mu binyabuzima bita imitekerereze ya cyane, biological naivety. Nkutekereza ko ibirwa ari nk'urwuri runini cyane ruzitiwe n'amazi y'inyanja ku mpande zose, hakaba harimo ubwatsi karemano burenze ubw'inyamaswa zirimo zakenera. Izo nyamaswa ziberaho mu mutuzo, nta gucurana ibyo kurya. Muri make zariteteye. Ibimera byaho nabyo ni ibitesi cyane, ntibigira amahwa yo kubirinda habe n'ubumara butuma inyamaswa zibigendera kure. Nta mpamvu, kubera ko inyamaswa ziri hafi aho zititeguye kubirira kubimara. Indabo z'amabengeza n'amababi atohagiye ku biti by'uruti rworohereye ku buryo ubona biberewe no kurebwa kuruta kuribwa.
Inyamaswa yamenyereye imisozi no kurisha igishoboka cyose yari igeze mu gace aho buri kimera cyose kitari cyiteguye kugira ikindi gikora uretse kumanika amaboko, ihene ikagikoresha icyo ishaka. Ihene nkeya iyo zagezwaga ku kirwa zabanzaga kwitegereza zitazi ngo ni ibiki, ubundi zikicarana ijisho buri yose igatangira kurisha igishoboka cyose. Ibi ntibyari ukurisha, ahubwo byari nko gutandukanya ibice bigize imashini ihambaye, hariyo urusobe rw'ibinyabuzima rwo kuri ibyo birwa ugenda ujugunya ipiyesi imwe ukwayo indi ukwayo. Kugira ngo wumve neza ubukana bw'iki kibazo ukeneye ko mbanza kugusobanurira ibindi ku mibereho n'imikorere y'ihene. Ni iki cyihariye ku ihene cyazifashije kuyogoza ibirwa ku buryo na n'uyu munsi bakizirahira? Icya mbere wamenya ni uko ihene zitajogora ibyatsi mu kurisha. Zirisha ibyatsi byo hasi ku butaka n'amababi ari ku mashami y'ibiti. Zipfa kubona ibara ry'icyatsi gusa, ubwo nyine aba ari ibiryo. Ubwo rero zihita zinjira mu gucuranwa n'inyamaswa y'indyabyatsi yose aho iva ikagera. Zatangiye gucuranwa n'utunyamasyo ndetse n'inyoni zitajya ziguruka zari zaribereye mu munezero wo kuri ibyo birwa. Icya kabiri cyafashije ihene kuyogoza ibirwa ni umuvuduko wazo munini wo kororoka. Byakwiyongeraho ko zisanze ahantu hataba ibirura, nta puma, nta ngwe cyangwa indi nyamaswa y'impigi yari yiteguye kuzikinagaza, bigatuma umubare w'ihene utumbagira mu gihe kitarambiranye. Ihene nke zibarirwa ku ntoki zahindukaga imikumbi myinshi mu binyacumi by'ike by'imyaka. Umubare wazo waratumbagiye cyane utangira kurenga ubushobozi bwa buri kirwa bwo gutunga ihene zari zimaze kuhuzura. Ingaruka zabaye iz'uko ihene nazo zarushijeho kurisha zidatoranya kandi zihereye iruhande, akaribwa n'akataribwa nta mbabazi habe na gato. Byageze mu kinyejana cya 19 n'icya 20 ibintu byaradogereye. Icyago cy'ihene cyarimburaga amashyamba mu byiciro bigera kuri 2. Icyiciro cya mbere cyari icyo gutuma nta giti gishya cyongera kuzamuka. Ihene zaryaga imbuto zaguye hasi, zikarya icyitwa agati kose kahinguraga umutwe mu butaka ndetse n'akagerageje gushibuka kose. Ntihashoboraga kongera kumera ibindi biti byo gusimbura ibishaje. Ni nk'aho ishyamba ryacikaga na mbere y'uko imbuto zihunguka ku biti ngo zitangire kumera. Icyiciro cya kabiri cyakurikiragaho mu gihe ubwatsi bwose bwo ku butaka n'uduti tugufi zishyikira byabaga bimaze gushiraho, maze ihene zigashinga amaguru y'inyuma, iminwa zikayerekeza ku biti bikuru, zigatangira gutungwa no gushitura udushami zitaretse no gushishura ibihu by'inyuma. Zazengurukaga uruti rw'igiti zikagishishura zihereye hasi zikageza aho zishyikira hose, ku buryo igiti gisigara gihagaze, ariko inzira ikurura ibigitunga mu mizi ibizamura mu bindi bice bikigize yaramaze gucikamo kabiri. Igishishwa cy'igiti kiba kirimo inzira twagereranya n'imizi, akaba ari zo zinyuramo amasukari ntangangufu yakozwe mu buryo bwa photosynthesis, ava mu mababi yerekeza mu mizi. Nanone hanyuramo imyunyungugu iva mu butaka isakara mu bindi bice by'igiti. Izo nzira nizo mu zindi ndimi bita phloem. Ubwo rero iyo ihene cyangwa indi mpamvu itumye igishishwa cy'igiti kivaho mu muzenguruko wacyo wose, ni nk'aho kiba gifashwe mu ijosi ku buryo kidashobora kumira cyangwa guhumeka. Ubushorishori bw'ibiti bwicisha inzara imizi, imizi nayo ikabwicisha inyota, ishyamba rigatangira gupfa gahoro gahoro. Nguko uko ihene zakuragaho igisenge cy'ikirwa nyuma yo gukuraho itapi. Inyamaswa zose hakubiyemo n'udusimba dutoya tukabura aho twikinga izuba, twinshi tugatangira gupfa no gucika burundu kubera kubura ubuhehere. Mbega agahinda! Ariko ibiteye ubwoba ku mashyamba yo kubirwa kugeza aha ntibiraza. Imizi y'ibiti iba imeze nka kore ifatanya ubutaka kugira ngo bugume hamwe. Ubwo rero mu gihe ihene zimaze kwangiza ibimera byo hejuru n'agashibutse kose zigatanguranwa kukarisha, imizi nayo igera igacika intege, igapfira munsi y'ubutaka, ubundi igatangira gushenya. Ubwo rero imvura y'umwuzure yo kubirwa yagwa, ubutaka bwo hejuru bugasigara ntacyo bufasheho, amazi akabukukumba akaroha mu nyanja. Ibintu byari byariyubatse mu binyagihumbi bigasenyuka mu masaha, isura y'ahantu igahinduka burundu. Udusozi twiza twahoze dutwikiriwe n'ibimera by'amabengeza, ibyatsi n'ibiti, tugasigara ari ibiharabuge bisharambuweho imikuku n'imikoki, byashushanyijwe n'isuri yashushubikanyije ubutaka nta mbabazi na nkeya. Iyo itaka ryo hejuru rirumbuka rimaze kuvaho, biba bigoye cyane ko hagira ikindi kimera cyashobora kuzamuka aho ngaho.
hakurikiraho ubutayu. Nguko uko ahari ubutaka bwiza hahindutse urubuye. Akaga katewe n'amabi yakozwe n'ihene nikahagaritswe n'inkombe z'inyanja, karatandukiriye kinjira no mu mazi. Ingaruka zo kwangiza zari zitaruzura neza. None se nibajije aho ibyo byondo n'ibicanga byacuncumukaga byerekezaga nyuma yo gusakumwa n'isuri? Byaragendaga bikiroha ku ndiba y'inyanja. Kuri iyo ndiba y'inyanja haba harimo ibimera bigerwaho n'imirasire y'izuba itobora amazi, bikabasha kwikorera ibi bitunga binyuriye ku byo tuzi nka photosynthesis. Ibi bitaka rero byatwikiraga ibyo bimera bigatangira kubora kubera kubura urumuri rw'izuba. Ibyo bimera ni nabyo bitanga umwuka wa oxygene ufasha amafi guhumeka neza. Ikindi ni uko hari amafi atungwa n'ibyo bimera, ayandi akabyihishamo. Ubwo rero urupfu rwabyo rusobanuye urupfu rw'amafi mu mazi y'inyanja akikije ibirwa byashumurijwe ihene. Muri ibi byose ubwoko bw'ibinyabuzima bwagombaga kwishyura ikiguzi kinini kurusha ibindi byose, burimo inyoni zitazi kuguruka zitaba ahandi hantu uretse kuri ibyo birwa, nk'izitwa Stephen's Island Urense. Zubakaga ibyari byazo munsi y'ibiti ku butaka, none ubutaka bukaba bwari busigaye bwambaye ubusa. Nanone utunyamasyo tunini cyane utapfa gusanga ahandi twisanze ibyo kurya byatwo byararimbuwe. Ibinyacumi by'amoko adasanzwe b'ibinyamushongo, inigwahabiri n'ibikururanda wasangaga bitungwa n'ikimera runaka, byabuze ikindi kintu byakora. Ihene zarimo ziyogoza ibirwa bya Galapagos byahoze ari paradizo, aho zahanaguragaho ibyo kurya by'utunyamasyo kandi zigasira ibibanga byari by'ibiserebanya byo mu mazi byitwa iguanas. Ibiremwa byiza bitaba ahandi byari birimo gucika bitewe n'inyamaswa yazanye iturutse ahandi, gize guhinduka impamba ku banyamahanga bagendaga bigarurira ubutaka bw'abandi. Gito cyahagurukije abashinzwe kurengera inyamaswa, maze ahagana mu mwaka w'1950 bakinjira mu rugamba bahanganyemo n'ihene, bagatsindwa kenshi mu mihati bashyizeho ngo bazikize, bityo bakize ibinyabuzima byo kubirwa. Bubatse inzitiro, bagerageje imitego myinshi, bashaka uburyo bwose bakwica izo batoranyije ngo bagabanye kororoka kuzisigaye, biranga bibi by'ubusa. Ihene zari zifite ubwenge, zifite umuvuduko mwinshi kandi ziri ku mubare munini cyane kurusha abazihigaga. Uko byagenda kose ikintu kitashidikanywagaho ni kimwe: niba dushaka kurokora ubuzima bwo kubirwa, ihene zigomba kwatsembwa ntasigare n'imwe. Byasobanuraga ko hagomba gukorwa imishinga yo gukuraho no kurimbura minini kandi ihenze cyane kurusha iyindi yose yaba yarabayeho mu mateka. Urugero ruruta izindi ni umushinga wiswe Project Isabel, wagombaga gushyirwa mu bikorwa ku birwa bya Galapagos. Ikirwa cya Isabel kikaba ari cyo kinini muri byo, cyabarirwagaho ihene zigera ku 250. Hakoreshwaga indege za kajugujugu zabaga ziriho imbunda kabuhariwe na ba mudahusha icyico. Izo kajugujugu zagenderaga ku ntera yo hasi kandi zikagendera ku muvuduko uringaniye, ku buryo byorohaga kubona aho imikumbi y'ihene iherereye, haba mu misozi, mu bibaya no mu bikombe. Aho babonaga icyitwa ihene cyose barakirasaga bagakuraho. Iyo hatagira igikorwa, icyo kirwa cyari gusigara ari igisenzegeri. Ariko ako ni kari akazi koroshye, kubera ko ibyo birwa byakomotse ku iruka ry'ibirunga, bikaba byuzuyemo ubuvumo, ibikombe n'ibihanamanga bitapfa kugerwaho n'abantu, byatewe n'amahindure yavuye mu nda y'isi, ku buryo byoroherezaga ihene kubona aho zihishe. Hatekerejwe uburyo bakoresha ihene imwe mu kugambanira izindi, nk'uko Yuda yagambaniye Yesu. Ihene ni inyamaswa zigendera hamwe, zigira ubwenge n'amakenga bihambaye. Bashoboye kwica 90% byazo, nyamara 10% zisigaye zakomezaga kubabiza icyuya. Izo zari nkirira hato, kandi kuzihorera byari kuba bisobanuye ko byanga bikunda icyo bangaga kitazatinda kongera kwigaragaza. Kugira ngo abarengera ibidukikije bazikure mu buhungiro zose uko zakabaye, bahimbye uburyo bw'agatangaza. Ubwo buryo bwaje kwitwa Judas God, ihene ikora ibya Yuda. Bafashe ihene nkeya bazambura ubushobozi bwo kororoka, bazambika ikoranabuhanga rya GPS n'udukomo turimo itumanaho, ubundi bazishumura mu gasozi. Kuki babanje kuzambura ubushobozi bwo kororoka? Byari ukugira ngo zitazagerayo nazo zigatanga undi musanzu mu kugwiza ubwinshi bw'ihene. Kuki bazishyizeho ibikoresho by'ikoranabuhanga? Byari ukugira ngo bajye bazikurikirana aho zigeze hose.
Ihene iba ifite ubushake n'ubushobozi kamere biyifasha kuvumbura aho ngenzi zayo zihishe ikazisanga. Byanga bikunda, ihene ya Yuda yagombaga kugambanira ngenzi zayo ikazigaragaza. Abahigi bitwaje imbunda batojwe kurasa badahusha bagendaga muri kajugujugu bagakurikirana ibimenyetso bitangwa na ya hene bohereje. Iyo ihene yabo yageraga ku mukumbi w'ihene zihishe bahitaga bawuvumbura ubundi bakazirasa zose usibye ya yindi iri kuri misiyo. Datumwa yakomezaga akazi kayo mu bindi bice kandi ubu buryo bwavumbuye ihene nyinshi zari zimaze imyaka myinshi zaraburiwe irengero. Project Isabel yatwaye amamiliyoni y'amadolari. Yatangiye mu mwaka w'1997 isozwa ku mugaragaro mu 2006. Ihene zose zari mu birwa bya Galapagos zakuweho. Nubwo ihene arizo zari nyinshi bityo akaba arizo zivugwa cyane, iyi poroje yanibasiye indogobe ndetse n'ingurube nazo zikaba zarimuriwe aho ngaho zikuwe ahandi. Kuva ubwo ibyo birwa byatangiye gusubirana ubuzima gahoro gahoro. Kubera ko ihene zahoraga zihanaguraho icyitwa ikimera cyose zitari zigihari, imbuto gakondo zari ziri mu butaka zatangiye kuba imigengararo. Amashyamba agera mu bushorishori atangira kugaruka. Utunyamasyo tunini twari twarajujubijwe n'ihene zaducuraga ibyatsi kongeye kugaragara twisanzuye. Ibintu byari birimo gusubira mu buryo kuri byinshi mu birwa. Mu mwaka w'1959 Galapagos yagizwe pariki y'igihugu cya Ecuador, ikaba ari imwe mu nziza kurusha izindi ku isi. Iyi nkuru yose uko yakabaye idusigirira isomo ry'ingenzi. Ibyago byibasira urusobe rw'ibinyabuzima inshuro nyinshi biterwa n'inyamaswa imenyerewe igeze mu gace itamenyerewemo. Ubwoko bumwe bw'inyamaswa bwadutse mu kandi gace bushobora gukurura ingorane zirenze urugero. Iyi ni inkuru y'ihene mu birwa, ikaba yanditse ku bitare bishinyitse ahahoze amashyamba atoshye. Itwibutsa ko igikorwa kimwe cy'umuntu wenda gisa nk'ikidafite icyo gitwaye kandi rwose gifite intego nziza gishobora kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima ku kigero tudashobora gutekerezaho mbere y'uko kiba. Urugamba rw'ihene n'abantu rwarangiye intsinzi ibaye iy'abantu. Mu mwaka w'2020 nibwo byemejwe ku mugaragaro ko ikibazo cy'ihene ku birwa gikemutse nubwo hari ibirwa bike zitakuweho burundu. Ariko intambara yo gukosora amakosa abantu bakoze iracyakomeje hirya no hino ku mubumbe. Twavuga nk'icyorezo cy'inzoka zibasiye agace ka Everglades muri leta ya Florida muri USA n'ibikeri byo mu bisheke mu gihugu cya Australia. Mbere yo kugera ariko muri uru ruhererekane rw'inkuru 10 zikwereka ukuntu amakosa y'abantu hagize ingaruka zikomeye ku rusobe rw'ibinyabuzima, dukurikijeho kwerekeza muri Afurika y'Iburasirazuba mu kiyaga cya Victoria, aho abantu bateje ikibazo gikomeye kubera umururumba wo kutanyurwa n'ibihari bagashaka ibirenze. Ni mu kiganiro gikurikira iki cy'ihene ku birwa. Intsinzi yo ku birwa bya Galapagos itanga icyizere ko hatekerejwe uburyo bwitondewe hagashyirwamo ubwitange, ubuhanga n'amafaranga menshi, ibyagoramye bishobora kugororwa n'iyo byagorana. Ubu Galapagos ni kamwe mu duce tw'isi twiza cyane kurusha utundi. Mbese nka paradizo yongeye kugaruka. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima bitubwire muri comment section. Kanda like kandi niba utarakora subscribe kuri Inyamaswa TV, iki nicyo gihe. Kongere duhure mu zindi nkuru hano kuri Inyamaswa TV.